reka tubasuhuze mwese mudukunda kandi mudukurikiye kuri RD1 nizere ko bameze neza cyane. Turabibutsa gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho kandi bagereho ku gihe buri wa mbere na buri wa kane. Nizere ko muhari rwose abantu mudukurikiye mu mpande z'isi saa 12 kiba cyabagezeho, ariko nanone bitewe naho uherereye. Ubwo ndimo kuvuga ku masaha yo mu Rwanda, ariko bitewe naho uri ushobora kubona ikiganiro mu masaha atandukanye waba ukirebeyeho. Nitwa Diane Naomi, nk'ibisanzwe bari kuri iyi channel turi kungurana ibitekerezo, tuvugana ku tuntu tw'ubwenge, ku bintu byadufasha mu buzima bwa buri munsi kugira ngo dukomeze kubaka umuryango nyarwanda, tugire ireme ry'uburere bw'abana bacu niko tuba tubyifuza. Ni nayo mpamvu dukora ibiganiro bitandukanye kugira ngo twese dukomeze twiga, kubera ko parenting ni ikintu kitarangira, duhora twiga buri munsi. Icyuzuye umunsi ejo ukiyongera ubumenyi. Niyo mpamvu ibiganiro nk'ibi biba bihari kugira ngo dukomeze tugende muri uwo mujyo kugira ireme ry'uburezi, tugire abana bazima, abana bameze neza, bafite ubwenge kandi no mu gihagararo bameze neza, ndetse no mu marangamutima nabwo bameze neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu cyangwa se reka mvuga amagambo ukwiriye kubwira umwana. Ese umwana ukwiriye kumubwira iki? Hari ukuntu ushobora nko kubwira umwana ijambo ritari ryiza, ariko mu by'ukuri nawe utabizi, atari uko wenda ushaka kumukomeretsa, ukabikora just bije gutyo involontairement, ariko tugiye kuganira noneho ese umwana akwiriye kubwirwa iki? Mu by'ukuri ni ayahe magambo ukwiriye kubwira umwana ukaburimo urakuza ubwonko bwe? Yego, niko twabivuga. Hanyuma rero ijambo rya mbere nshaka ko tuvugaho ni ukubwira umwana ko umukunda. Buriya iyo ubwiye umwana ko umukunda bituma yumva ari mu muryango akwiriye kubamo, ari ahantu yumva akwiriye kuba yishimiye kubera ko arakunzwe. Iryo jambo hari ukuntu wenda twebwe mu gihe cyacu abantu batakunda kurikoresha, ariko bitewe n'uko nabo nta bumenyi buhagije bari bafite. Ibintu byo kuvuga kubwira umwana ngo ndagukunda bishobora kuba bitangiye nko kuza ubu ngubu, wenda abajenizi baba barabibwirwaga, ariko abandi bari nko mu myaka yanjye iryo jambo bashobora kuba bararyumvishe gakeya ku babyeyi babo. Mu gihe ubu ngubu ni ijambo navuga ngo nimba navuga ngo rigezweho, ariko abantu benshi bararikoresha. Yaba umukopine wawe wamubwira ngo ndagukunda, inshuti yawe nyine mu buzima busanzwe ushobora kumubwira ko umukunda. Ariko kandi iryo jambo ni ijambo ryiza kuba umubyeyi yaribwira umwana we, kuko hari icyo rimwubakamo mu marangamutima. Ahita yumva ko urwo rugo cyangwa se uwo muryango arimo atawurimo ari impanuka, ahubwo nyine yumva ko akunzwe, akumva ko atekanye mu muryango arimo, ndetse bikamwongerera n'icyizere cyo kuba yakwisanzuraho, akumva ko umukunze, umwishimiye, umuri hafi mu buzima bwa buri munsi, akumva ko n'umwana w'ingirakamaro. Ijambo rya kabiri nshaka kukubwira ni ukumubwira ko umwizeye. Kubwira umwana ko umwizeye bimwongerera nawe ubushobozi bwo kumva ibyo akora byose hari umuntu umuri ku ruhande kandi umwizeye, wizeye imbaraga ze, wizeye ubushobozi bwe, ndetse wizeye n'ibyo akora. Bityo bikamufasha guhora agerageza mu buzima bwe bwa buri munsi, yaba mu ishuri, kubera ko umwana muto n'ubundi abakiri mu ishuri nta kandi kazi aba akora katari ako kwiga, ariko bimufasha gukomeza agerageza kubera ko hari umuntu ku ruhande rwe uhora umubwira ko amwizeye. Iryo ni ijambo rya kabiri tubonye. Ijambo rya gatatu ni ukumubwira ko ashoboye. Nimba umwana umukunda ukaba umwizeye, ikindi kandi akaba ashoboye no mu bike yakoze. Wenda tuvuge ashobora kuba nko mu ishuri atabonye amanota yo hejuru, ariko basi mushimire n'ayo make yabonye. Numushimira ayo make yabonye bizatuma ubutaha yongeraho, kubera ko wamuhaye icyo cyizere, wamweretse ko ashoboye, wamweretse ko byibuza n'ibyo ngibyo bike yakoze wabishimye. Kandi mu by'ukuri hari ababa yarushije, nimba yabaye wa gatatu ni urugero, hari abandi nyuma ye aba yabarushije. Rero akenshi nk'umwana ari umuhanga cyane akunda kuba uwa mbere, nk'iyo yabaye uwa kane, ubwo ndi kuvuga nk'umwana, hari umwana uba ari umuhanga pe,
yaba asanzwe aba uwa mbere, yaba yabaye uwa kane, akumva kuri we ni nkaho mbese yabaye uwa nyuma. Rero aho ngaho niho umubyeyi aba agomba kuzira, ukamwereka ko nubwo yabaye uwa kane ariko hari abandi yarushije. Yego ntabwo yabaye uwa mbere kuko asanzwe aba uwa mbere, wenda hari ukuntu ameze nko yasubiye inyuma ho gato, ariko wimwereka ko byacitse, ngo umubwire ngo ni umuswa, umubwire ngo kuki wabaye uwa kane, kuki aba ngaba batatu bakurushije, bamurushije. Yego ariko kandi wimuca intege, mwereke ko ashoboye, hari ibyo ashoboye, hari wenda tuvuge imibare ntabwo yayujuje ariko hari ibindi yujuje, ibyo rero arabishoboye. Rero umwana aba akeneye wa muntu utamuca intege mu buzima, utamubwira ko ibyo yakoze ntacyo yakoze, utamwereka ko mbese ubuzima agomba guhora ari hejuru y'abandi, ahubwo ukamwereka ubuzima ni balance, ni ukubaransinga. Uyu munsi ushaka kuba uwa mbere, ejo ukaba uwa kane, kandi hakaba nta gikuba cyacitse, ibintu byose ukamuhora hafi, umutera kuraje, umuha imbaraga. Yego, ijambo rya kane ni ukumwereka ko ntacyo bitwaye kuba yumva atameze neza. Umuntu ashobora kuba hari icyo atagezeho mu buzima, hari intego atagezeho, noneho akigunga, akiheba. Ndatanga urugero ku mukobwa wanjye, undi asanzwe aba uwa mbere ariko ejo bundi yabaye uwa kane, ararakara, arababara, amera mbese nk'umuntu warwaye nka malariya. Ariko ibyo ngibyo ukamwereka ko ni ibisanzwe kuba umuntu yababara. Iyo umuntu ari ku isi, bajya bavuga ngo ku isi wahageze iyo wavuze nyine, ubwo ibikubabaza ntabwo bishobora kubura. Umutima w'umuntu nta kintu kimwe gishobora, ntabwo ushobora kuwurinda ngo utababara, byanga bikunda urababara. Rero kuba hari ikintu cyamubabaje, uba ugomba kumwereka ko c'est normal, ni ibisanzwe kuba umuntu yababara ariko bigakira. Wimubwira ko atagomba kubabara, wimubwira ko hari ibyacitse, wimwereka ko ngo mbese umubwire se kubera iki warakaye, kubera iki ubabaye. Use hari abantu batazi kumva abandi. Ntekereza ko kumva umuntu nabyo banza ari impano, niko nabyita. Hari abantu bafite impano yo kumva, hahandi ubwira umuntu ikibazo afite akakumva, akagutega amatwi, akubwira ati birasanzwe, birashoboka ko iki kintu cyakubabaza, ariko nawe ntagomba guheranwa nacyo, ahubwo akakwereka inzira zo kugisohokamo. Rero n'umwana nawe nimba hari icyamubabaje, nimba hari icyatumye umutima we utishima, ushenjagurwa, wimwereka ko ari atagombaga kubabara kubera ko ashaka kukubwira ikintu wowe nk'umuntu mukuru ukumva ntabwo kibabaje, ariko we nk'umwana cyamubabaje. Rero ikintu cya mbere ugomba gukora nk'umubyeyi ni ukumwumva, ukamubwira ko ibyo bintu bibabaje, yego, ariko nanone atagomba guheranwa nabyo. Bibaho ko umuntu yababara ariko bikarangira ejo ibyo bintu akabisohokamo. Irindi jambo nshaka kukubwira ni uko ugomba kwereka umwana wawe ko uhari buri gihe cyose, uhari kubwe, mbese witeguye kumwumva kuri buri kintu cyose. Ibyo bintu bituma iyo umwana yagize nk'ikintu ahura nacyo kitari cyiza, wenda hari umuntu wamubangamiye, hari umuntu wamuhohoteye, bituma akubwira, bituma kwisanzuraho akakubwira, kubera ko uba waramaze kumwubakamo ikintu cy'uko umuri hafi kurenza abandi bantu bose, ukamugira inshuti ye, ukamwereka ko nta wundi muntu akwiriye kuba yabwira ikibazo atari wowe mubyeyi we, kuko byaba bibabaje, byaba ari ikibazo umwana aramutse agize ikibazo akagira undi muntu yizera kurenza we mubyeyi we. Rero ntago ari ibintu byiza nta gusa, ahubwo ubyubaka mu mwana, kandi kuva akiri muto ukamwereka nyine ko uri hafi ye. Wenda nuko ubu ngubu ibintu biba byaracitse, umuntu abyuka ajya gushakisha akagaruka nijoro, biba bigoranye ko umwana yakwiyumvamo atakubonye. Atakubona, arakubona rimwe na rimwe, arakubona mu gitondo cyangwa se ubundi akasinzira atanakubonye, akaba yamara iminsi 2 atakubonye. Aho ngaho biba bigoranye, ariko uba ugomba kumushakira umwanya. Uko byamera kose, ntago akazi n'amafaranga nabyo ni byiza, ariko ntago bigomba gutuma umwana umera nk'umwigijeyo ukajya mu mafaranga gusa, ahubwo umwana umushyira imbere y'ibintu byose bibaho. Byose ukagerageza kubibaransinga, kubera ko nyine ubuzima niko buba bumeze. Ntabwo kimwe wakireka ngo uvuge ngo urareka umwana ukomeze mu kazi gusa, n'akazi kawe ntabwo wakareka, ahubwo kubera ko uri umuntu mukuru kandi uri umubyeyi, ugerageza byose kubibaransinga, kandi umwana akakubona ku buryo buhagije, ku buryo mu gihe uhari akanya gato wabonye ugerageza akakwisanzuraho, ku buryo na bya bindi atabonye igihe abikubwira
ko njye nabonye abana bibagirwa. Umwana aribagirwa cyane iyo hari ikintu atekereje kukubwira ntahita akubona ako kanya, ubwo biba birangiye. Kugira ngo azongere kukibuka bitwara igihe. Niyo mpamvu rero ugomba kuba uhari nk'umubyeyi kugira ngo igihe cyose ashakiye kukubwira ahita akubona ikintu ashaka kukubwira akikubwira. Kubera ko biba bibabaje kuba umwana wawe yakubura. Kuba umwana yakubura nawe ubyumve nk'umubyeyi, biba bibabaje kuba umwana yagushaka kugira ngo agire icyo akubwira akakubura. Wenda ugasanga ku ruhande rwe hari, tuvuge nk'umukozi wamusigiye, umukozi niwe akibwiye. Umukozi nakimubwira ashobora no kumuzinzitiranya. Akamuzinzitiranya akamubwira ati ibyo ngibyo ndabyihorere ntacyo bitwaye n'iki, ntamwumve ko were kumwumva. Icyo gihe rero niba umwana atakubonye ntago ejo cyangwa ejo bundi azaba akibyibuka. Ubwo nyine biba byaciyeho byarangiye. Kandi buriya n'ukuntu abana, umuntu wese mukuru babumva ari umunyakuri, babumva akora ibintu byiza, ntago ashobora kumenya ngo uyu mukozi arambeshya, ntabyo ashobora kumenya. Rero biba byiza kubaka icyo kintu, ukabwira umwana ko igihe cyose uhari kubwe, witegura kumwumva, ariko kandi ibyo binajyana n'uko wamuhereye hasi. Kandi ikindi udahora umujajinga, ko kundi umwana akora ikosa ukabigira birebire, ukabigira big deal, ukabigira ibya no, mubwire ko yakoze amakosa yego, ariko none ntubikabirize ngo yumve ko byacitse, yumve ko ari we muntu wa mbere ukoze iryo kosa, mbese atangira kwicira urubanza, yumve ko ari we muntu ukoze amakosa ku isi. Oya, biba ari ibisanzwe amakosa, nawe muntu mukuru uyakora, usibye n'umwana, nawe muntu mukuru ukora amakosa. Umuntu wese akora amakosa, ni ibisanzwe ko umuntu akora ikosa, ahubwo we mwereke ko atagomba kongera kurikora, kongera kurisubira nicyo kibi. Ariko kandi kurera ni urugendo. Ikindi kurera ni ukwihangana, ni ibintu bisaba kwihangana gukomeye. Rero mbere ko ubyara bo akagombye kwitegura mu mutwe, ukavuga se niteguye kuba umubyeyi, ese niteguye kuhaba, ese niteguye kuba umwana wanjye azambona ku buryo buhagije. Ko ntago ntekereza ko kubyara umwana ukamushyira aho ngaho nabwo akamara icyumweru atarakubona, nabyo ntago ntekereza ko hari icyo uba uri kubaka mu mwana. Rero ikindi nashaka kuvugaho nanone ni ikijyanye no kuba umwana ari mu biganza byiza. Kuba ari mu biganza byiza ni ukuvuga ko ari mu bantu bamwumva, bamutega amatwi, udahora umukubita, udahora umubabaza. Kwa kundi hari ukuntu ababyeyi ushaka gukubita umwana ukamukubita ku buryo bukabije, ugasanga umwana yazanye umubyimba, ugasanga umwana yabyimbye nk'intoki kubera kumukubita, akoze ku kintu urakubise. Ntabwo ibyo bintu biba ari byiza. Nuko rero ko kumwereka ko umwana ari mu biganza byiza kandi bitekanye, kandi byose bigomba gutekana ari uko nyine utamukubise. Ubwo ndi kuvuga ku kintu cyo gukubita, hari gukubita ntago ngewe mbirwanya, akanyafu hari ukuntu kaba gakenewemo, ariko nanone ku rwego rudakabije. Ukamukubita nubwo buriya umwana wara nubwo wamukubita, kumwereka ko umukubise byonyine ahita yumva ikosa yakoze kandi akarireka. Ariko nanone ntumukubite mu buryo bwo kuzana imibyimba, ngo usanga umwana ku kuguru. Hari umwarimu kera ahantu nigaga primaire yajyaga gukubita ku kuguru, umubyimba ukaza n'amazi akirekamo n'amaraso byose. Nyine kuko kundi ubona atari kuhana umwana gusa wagira ngo hari nk'ikindi kintu umupfa. Rero n'umubyeyi nawe aba akwiriye guhana umwana mu buryo navuga bwiza bw'ubugwaneza. Kandi ikindi ukirinda guhana umwana urakaye, kwa kundi nyine umuhanana n'umujinya. Wenda ibyo ngibyo turaza kubivuga nyuma, ariko ubu ngubu turimo kuvuga ku bintu ukwiriye gukora, amagambo ukwiriye kuba wabwira umwana y'ubugwaneza, yuje urukundo. Kubera ko umwana bakiri inosa, aba atari yamenya ibintu byinshi bibi byanduye. Rero iyo umutangije ibintu byanduye akomezanya ibyanduye, ariko iyo umutangijanye ibintu byiza uba urimo kumuremamo ubuntu, ubugwaneza, nawe akazaba umuntu w'ejo umeze neza. Hanyuma ikindi ukwiriye kubwira umwana ni ukumubwira ko utewe ishema nawe, ukamubwira uti mwana wanjye ntewe ishema nawe. Biba bimwubakamo kuba yumva yishimiwe n'umubyeyi wamubyaye. Ni ukuvuga ngo iyo yishimiye n'umubyeyi we, abandi bose nubwo bamwanga, wenda ku ishuri hari ukuntu abana bajya bakina ngo nakwanze,
akandi kanya ngo nagukunze. Abana bato bakunda gushwanashwana gutyo, bagakundana umwanya umwe ubundi bakongera bakangana gutyo gutyo. Ariko iyo umwana umubwira ko utewe ishema nawe, ukamubwira ko umukunda, ukamubwira ko ashoboye, uba waramuremyemo icyizere ku buryo nta muntu n'umwe waza kumujegajeza. Aba yumva ko abandi bose bamukunda batamukunda ntacyo bimubwiye, apfa kuba umubyeyi we amukunze aba yumva bimuhagije. Ikindi ukwiriye kubwira umwana ni ukumutoza kumenya gusaba imbabazi. Kubimutoza rero ntabwo umubwira, buriya akenshi baravuga ngo umwana ntiyiga arigana, icyo ukora nawe n'icyo akora. Ntabwo uzabwira umwana ngo ujye usaba imbabazi kandi wowe utajya umuzimusaba, ntabwo bikunda. Ahubwo kubimwigisha ni ukumusaba imbabazi nawe mu gihe hari ikosa wamukoreye. Hari ukuntu ababyeyi bajya bakunda kwigira nyine ngo we ni umuntu mukuru ntabwo yasaba umwana imbabazi, ariko ntabwo biba ari byo. Nimba ushaka kwigisha umwana ikintu nawe gikore, bityo azajya kureberaho, kubera ko ntiyigana nako ntiyiga ahubwo arigana. Rero ibyo ukora n'umwana wawe n'ibyo ukora, niba ukunda kumusaba imbabazi nawe azajya abikora. Uzareba kenshi nk'abana bataramenya kuvuga asubiramo ibyo uvuze, bivuga ngo no gukora akora ibyo nawe wakoze. Niba ushaka rero gutoza umwana gusaba imbabazi, nawe ujye uzimusaba. Uko ubikora kenshi nawe azajya agenda abikora, kubera ko nabonye kurera ni uguhozaho, ni ukudacika intege. Ushobora kubwira umwana ikintu uyu munsi, ejo ntagikore, ejo bundi ntagikore, akamara ukwezi ataragifata neza, ariko gake gake bigenda bikunda, akageraho akaba wa muntu wifuza. Kubera ko nukomeza kumubwira ngo saba imbabazi kandi wowe utajya uzimusaba, ntabwo ibyo kintu azagifata. Ahubwo kwigisha kwiza ni ugukora. Abanyarwanda baciye umugani ngo uwiba ahetse ababwiriza mu mugongo. Ni ukuvuga ngo icyo ukora umwana kureba nawe nicyo asubiramo. Ikindi nshaka kubwira rero mu magambo ukwiriye kubwira umwana wawe, ukaba urimo uramuremamo icyizere, ukaba urimo uratuma yumva nawe ari umuntu ushoboye, ukunzwe kandi ushobotse. Ikindi nshaka kubwira cya nyuma ni ukumubaza we icyo abitekerezaho. Tuvuge muri mu rugo, mufite ibyo murimo gupanga mu rugo, nawe ntabwo ugomba kumwirengagiza kubera ko ari umwana. Ahubwo ugomba kumubaza, ese wowe urabyumva gute? Ibintu turimo gupanga wowe urabyumva gute? Nawe akagira icyo ababwira, kubera ko umuryango uba ugizwe n'umugabo, ni papa na mama n'abana. Ibyo ngibyo baba babyiga mu ishuri. Rero ni ukuvuga ngo iyo mufashe imyanzuro nka papa na mama, abana mukabaheza, ntimwumve ibitekerezo byabo, baba bumva nabo nta kintu bamaze mu muryango, kubera ko imyanzuro sifatwa izibirundaho. Ahubwo mwakabaye nabo mubabaza, twafashe umwanzuro uyu n'uyu, ese mwebwe murabyumva mute? Akenshi abana ntago wenda biterwa n'ikigero bagezemo baba bemera iyo bakiri bato, ariko nibigeze hejuru nabwo bashaka kubwira ati hoya tubigenze gutya. Ariko nabo ukabarebamo icyo kintu cyo kumva ko nabo baparisipa muri uwo muryango. Nicyo nashaka kubabwira rero. Ibyo ni ibintu buri mubyeyi wese agomba gufata kandi akagerageza kubibwira umwana. Hari ukuntu tutabwira abana amagambo atari uko tubanze, ahubwo ari uko tutabizi. Rero ni impamvu tugomba kwibukiranya kugira ngo twese twugire abana bazima, ko nta muntu ubyara umwana adashaka aba muzima. Uba ushaka aba muzima, ariko ugasanga ibikomere byawe bigiye gukomeretsa n'umwana kandi mu by'ukuri utabishaka utanabizi. Niyo mpamvu rero twavuze ngo aya magambo uyabwiye umwana uko byamera kose, ntabwo ari ikintu uvuga rimwe ngo ejo urekere, ahubwo ni uguhozaho. Nk'uko twabivuze, ni uguhozaho mu bintu bitandukanye. Hanyuma tugiye kureba ibindi bintu bibabaza amarangamutima y'umwana. Ni ukuvuga ngo ibintu udakwiriye na rimwe kubwira umwana cyangwa se gukorera umwana, nibyo bintu bimudindiza mu marangamutima ndetse no mu mikurire y'ubwonko bwe, nabyo bikaba byamusubiza inyuma. Ikintu cya mbere ni uguhora umunenga, guhora unenga umwana, guhora umubwira ko ntacyo ashoboye. Hari igitutsi cyabagaho kera bavuga ngo ikigoryi, iki ntazi, iki n'iki. Ayo magambo bajya bavuga ngo ijambo rirarema. Uko ubibwira umwana cyane birangira wa mwana abaye cya kindi ukunda kuvuga. Rero ntabwo ari byiza guhora unenga umwana. Umwana
uba ugomba kumushima muri duke yakoze bijyanye n'ubushobozi bwe, kuko umwana ukiri muto n'ubwonko bwe buba butarakura. Buriya umuntu wese ubwonko bwe bukura ku myaka 25. Rero nimba umuntu atarageze imyaka 25, ni ukuvuga ubwonko bwe buba bugikura. Rero ntabwo ari byiza guhora umunenga, ahubwo ibyo yakoze gerageza kumushima, ahubwo umwereke ngo bino wabikoze gutya, ariko ubutaha uzabigenze gutya, ukamukosorana ineza. Ikindi ni ukwirinda kumugereranya n'abandi. Kubera icyo wakoze gutya kandi kanaka akora gutya, ntabwo ubona ko abandi babigenza gutya, icyo gihe urimo kumutakaza nka ubwe, uri gutakaza ya kamere ye afite. Ahubwo uba ugomba kumuba nka ubwe, ukamufata nka ubwe, ukamugira nyine we, kuko ntabwo umuntu agomba kuberaho abandi, ntabwo umuntu agomba gukora nk'ibyo abandi bakora, ahubwo umuntu akora ibye nka we, apana gukopera, apana kwiganana, ahubwo ukavuga ngo njyewe ndaba njyewe, ndakora ibintu nkanjye nk'uko njyewe meze nk'ubushobozi bwanjye. Kubera ko ugiye kumugeranya n'abandi uba urimo gutuma atakaza we ubwe, ahubwo agahora avuga ngo uko kanaka yakoze nanjye reka bari ko nkora, uko kanaka yakoze nanjye ariko nkora. Niyo mpamvu atari byiza ari guhora umugeranya n'abandi. Ikindi ni ukumuhanana umujinya, uburakari bwinshi bukabije, handi umwana kureba akabona uri nk'igikoko, handi akureba akakuyoberwa kandi uri umubyeyi we. Rero nimba ugiye guhana umwana, banza umuganirize, umubwire uti iki n'iki ntuzongere kugikora. Ubimubwire rimwe, umubwire kabiri, umubwire gatatu. Nubona ntatarimo kubyumva, we mucisha akanyafu, ariko nanone udafite uburakari bukabije, kuko buriya n'abana baratandukanye. Hari umwana udashobora kumva umukubise. Nk'ubu njye wenda mbahaye nk'urugero, nk'umukobwa wanjye iyo uvuze n'umujinya mwinshi ntabwo yumva icyo uvuze, ntabwo acyumva pe byanyabyo. Rero ugomba kumenya nawe umwana wawe uko ameze. Hari umwana bisaba kumushyira akanyafu kugira ngo yumve, hari n'undi iyo ukamushyizeho ntatumva burundu ubizambije byose. Rero ugomba kumenya umwana wawe, ukamenya uko umutwara, ukamenya uko ateye, ukavuga ngo uyu nguyu ndamukosora gutya, uyu ndamukosora gutya, kuko hari abana bumva pe, hari umwana wumva utagombye kumukubita rwose. Yego. Hanyuma ikindi ni ukumubwira ko ari we uruhira. Hari ababyeyi bakunda gucurira abana, si wowe nduhira, ibyo nkora byose ntabwo ari we mbikorera. Ibyo ntabwo bari ibyo gucurira umwana, kubera ko umwana uba waramuzanye atabigusabye. Rero no kumwitaho ni inshingano zawe. Ntabwo numva ukuntu umwana iyo ujya kumutwita ntabwo umugisha inama, umubwire ngo none se nkubyare nkuzane ku isi. Rero nimba wamuzanye ni inshingano zawe zo kumwitaho, ntabwo ari ibyo gusaba, ntabwo agomba kukwinginga ngo nyitaho, ni inshingano zawe nk'umubyeyi kumwitaho. Rero ntabwo ugomba guhora umucyurira ngo si wowe nduhira, ibyo nkora byose si wowe mbikorera. Abakiri umwana deja ntabwo aba yarakamenya ibyo miruho yo kuri isi, niho uyizi nkawe mukuru, ariko nk'umwana we aba atari yabimenya. Niyo mpamvu rero utagomba kumucyurira utwo tuntu twose. Ikindi ni ukumwima umwanya. Umubyeyi ntabwo akwiriye kwima umwana umwanya, nanabivuzeho na mbere, ariko noneho aha ngaha byo biba ari umwihariko. Umubyeyi wese byanga bikunda, byanga binoga, kugira ngo umubyeyi mwiza ni uko umwana bamubonera umwanya. Tujya tubona nk'abana, hari abana baba batabuze wenda bo mu ngo zifashije, akaba ntiyabuze minerivare, ntiyabuze ibyo kurya, ntiyabuze ibyo kwambara, ariko ugasanga ariyahuza ibiyobyabwenge. Kubera iki? Umwanya w'umubyeyi ntawe uhari, ahubwo afite abandi bana b'inshuti ze nabo bafite imico mibi, ugasanga bagiyemo kubera ko hari umwanya umubyeyi yamuburiye, bigatuma nawe ajya mu bindi, kubera ko nta mubyeyi afite ngo amukomakome, amube hafi. Nk'ubuswe bwe ndibuka kera, hari ukuntu waba utangiye nko gutana, utangiye kujya mu murongo utari wenda, ufite inshuti zitari nziza, zitangiye kujyana mu bitari byiza, ariko kubera ko umubyeyi wawe ari hafi, akaba yabibonye agakomakoma hakiri kare. Ariko nimba umubyeyi wawe ataba mu buzima bwawe, nimba umubyeyi wawe atajya kubonera umwanya, nunatangira kubijyamo ntabwo azabimenya, azashiduka ahubwo wararundutse. Ni ukuvuga ngo wa mwanya babandi baba mu mwanya w'abana bakomakoma, kwa kundi ubona ibintu gitangiye, ukabona umwana atangiye guhinduka, atangiye kwitwara ukuntu kutari kwiza, ugakomakoma hakiri kare. Ariko ntuhita wibaza wa wundi umubyeyi we uba udahari, ntabimenya, ajya kubimenya uko byarundutse. Umwana yageze ahagera atangiye gukora ibi birenzeho, kubera ko ntabwo yigeze amuha umwanya.
ngo amubone kare akomakome hakiri kare, kandi byari no gushoboka ko icyo gihe abivamo ntakomeze. Rero biba byiza nimba ubyaye umwana, muha umwanya ube mu buzima bwe kugeza ubwenge bwe seriveri imaze gukura. Ku myaka 25 uvuga ngo ubwonko bwe bwakuze, ubu noneho yakigenga. Ikindi ni uguhora umucyurira ikosa yakoze. Ni ababyeyi mwe cyangwa se abandi barera, ntabwo ari byiza guhora ucyurira umwana ikosa yakoze. Nimba umwana yakoze ikosa ukamuhana, reka birangira aho ngaho. Ariko apana ejo n'ejo bundi guhora umucyurira bya bindi yakoze n'ibyo yakoze mu mwaka ushize, ugahora bimubwira. Rero ntabwo bari byiza ko birimo umwana ko utababarira. Kandi kwereka umwana ko utamubabarira ikintu yakoze ntabwo biba ari byiza, uri kumurimamo ikintu kitari cyiza. Rero nimba umwana akoze ikosa uramuhannye, birarangiye, ariko kandi ukomeza kujya ubigarura. Ikindi nakivuzeho kare ni ukumukubita ukamubabaza ku buryo navuga ndengakamere. Gukubita umwana nk'ukubita inzoka ntabwo ari byiza. Muhane mu rugero nk'umwana, kubera ko amakosa yakoze ntabwo ari we muntu wa mbere yakoze, ntabwo ari we wa nyuma, nawe mukuru urayakora. Yego, rero ibyo ni ibintu ntekereza ko umubyeyi wese yabyubahirije, ukamenya ibyo ubwira umwana, ukamenya amagambo utagomba kumubwira. Ibyo ngibyo ntekereza ko twagira abana bazima bafite amarangamutima yubakitse, ameze neza kandi atunganye. Rero nawe muri comment uraza kunyandikira umbwire ikindi wumvishe ntavuze, wenda ikindi nibagiwe nawe uraza kukitubwira muri comment. Kandi izo message zose ndazisoma, comment zanyu zose n'ukuri ndazisoma, ni ingenzi. Rero ndabashimiye, nizere ko iki kiganiro ari cyo twungukiramo nk'ababyeyi cyangwa se nk'abandi bose barera, hari icyo turi buze gukuramo kandi kingira akamaro. Reka mbashimire cyane rero, mbasaba komeza gukora subscribe, muduhe comment, muduhe like, kandi ikiganiro nimba wagikunze ugisharinge n'abandi barera cyangwa se abandi babyeyi cyangwa se n'abandi bazarera n'abandi bazabyara. Twese dukomeze kubaka umuryango nyarwanda. Mwakoze kudukurikira rero, ikiganiro naho ubutaha. Bye bye.